Ese nibyo koko mwese murara mu mihanda kugira ngo mucunge kandi musigasire umutekano wa perezida w'igihugu cyanyu? Yego nibyo kuko bitera perezida wacu morale n'umuhate wo gukora cyane. Ikindi kandi tuba twicaye twiteguye hano kugira ngo perezida wacu atewe cyangwa se igihugu cyacu twahita twitabara tukagira icyo dukora mu buryo bwihuse. Abo ni abaturage b'igihugu cya Burkina Faso, naho uyu ni perezida w'igihugu cyabo Ibrahim Traoré. Ni hake cyane mu mateka ya za leta ndetse na guverinoma zifite igisirikari n'izindi nzego zigishamikiyeho zishinzwe umutekano, ariko ugasanga n'abaturage bashyiraho akabo mu gucunga umutekano utari uwabo gusa cyangwa se ibyabo, ahubwo ndetse n'uwa perezida wabo kubw'urukundo bamukunda. Nje kukubwira impamvu 5 z'umwihariko zituma abaturage b'igihugu cya Burkina Faso bakunda perezida wabo Ibrahim Traoré, kugera ubwo bafata umwanzuro wo kurara hanze mu mihanda mu mbeho bacungira perezida wabo umutekano hatirengagijwe ingufu za gisirikare n'izindi nzego z'umutekano mu gihugu. Nitwa Don the Great, iyi ni Donne Media TV. Burkina Faso ni igihugu cyamenyekanyeho cyane kugera za kudeta nyinshi zikozwe n'abasirikari ndetse n'iterabwoba yo ku rwego rwo hejuru, ariko uyu munsi mu itangazamakuru no muri topic zigezweho hirya no hino ku isi usanga higanjemo izina Ibrahim Traoré ndetse na Burkina Faso. Ese niki kiri kumugira igihangange cyane uretse hirya no hino inyuma y'imbibi z'igihugu ayoboye ndetse no mu gihugu cye, kugera ubwo abaturage ayoboye bafata umwanzuro wo kujya kurara mu mihanda kugira ngo bamucungire umutekano byonyine? Iyi ni impamvu ya mbere ituma abaturage be bamwiyumvamo ndetse bakamukunda kugera kuri urwo rwego. Mu kwa mbere k'umwaka 2023 Perezida Ibrahim Traoré yirukanye ingabo z'Ubufaransa kuba zavuye mu gihugu cye mu gihe cy'ukwezi kumwe konyine. Ibikorwa by'izo ngabo ndetse n'ibifite aho bihuriye nazo byose byari byamaze gusohoka mu gihugu cya Burkina Faso. Si ibyo gusa kandi kuko yirukanye n'ibitangazamakuru bifite aho bihuriye n'Ubufaransa birimo nka France 24 ndetse na RFI. Byari ukwirukana gusa ibyo bitangazamakuru ndetse n'ingabo z'Ubufaransa, ahubwo cyari ikimenyetso cyo kugaragaza ubwigenge buhanitse. Ese murimo kumvikanisha ko igihugu cyari aharindimuka mbere y'ubutegetsi bwa Traoré? Yego, niwe mu perezida wa mbere tugize uri guhesha igihugu cyacu ishema gikwiye mu ruhando mpuzamahanga. Ikindi kandi Perezida Traoré yitandukanyije bikomeye n'inkunga z'amahanga ndetse n'inguzanyo zabo, cyane cyane nk'izitangwa na IMF nk'ikigega mpuzamahanga gishinzwe inguzanyo ndetse na World Bank, banki y'isi. Kubera yuko we ku giti cye abona yuko iyi miryango idatanga inkunga ku bihugu ndetse n'imiryango gusa, ahubwo ari nk'intwaro cyangwa uburyo bwo gutuma ibyo bihugu bidatekereza ku bushobozi bwabyo bwo kwigira. Ikindi, ntabwo abona inkunga ndetse n'inguzanyo z'iyo miryango nk'ubufatanye mu bukungu, ahubwo we abibona nk'ubucakara mu bukungu cyane ku bihugu bya Afurika. Ikindi kandi abona ko izo nkunga ntacyo zifasha mu bijyanye no guhagarika ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se ku iterambere ry'umuturage ku giti cye. Ibyo byose Traoré yabitewe utwatsi, bigaragaza ko ari guca umubano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ahubwo akubaka umubano ukomeye n'igihugu cy'Uburusiya. Iyi ni indi mpamvu mu mpamvu zigera kuri 5 turi burebere hamwe ituma abaturage b'uyu mugabo bamukunda cyane, ndetse bikarenga imbibi z'igihugu ayoboye bikagera no mu baturage bari hanze yacyo, muri Amerika, muri Europe ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibrahim Traoré ntabwo tuzatuma agirwa nka Gaddafi, kandi twiyemeje kuzamushyigikira mu buryo bwose bushoboka icyo byasaba cyose. Indi mpamvu y'umwihariko ituma abaturage ba Burkina Faso bakunda perezida wabo Traoré nuko yitandukanyije kandi yirukana kampani zishinzwe ubwubatsi n'ibikorwa remezo mu gihugu z'abanyamahanga zidafite aho zihuriye n'abanyagihugu bwabo. Arangije iyo mirimo y'ubwubatsi bw'imihanda, ibibuga by'indege ayihereza abanyagihugu babifitiye ubushobozi, abagurira n'amamashini arenga 1000 azajya bafasha muri iyo mirimo y'ubwubatsi bw'ibikorwa remezo hagati mu gihugu. Mu bijyanye no kugira ngo igihugu kigire ingufu z'amashanyarazi zacyo, bave ku rwego rwo gukoresha ingufu z'amashanyarazi zigendeye ku makampani y'abanyamahanga ari mu gihugu. Iyi ni indi mpamvu yihariye ituma abayobora abaturage ba Burkina Faso bamukunda cyane bitangaje. Impamvu ya nyuma y'umwihariko ari nayo ibihugu
byo mu burengerazuba bw'isi butishimira na gato Ibrahim Traoré ari kongera kugura ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariko byari mu maboko ya kampani z'abanyamahanga ariyo bashinzwe gucukura ayo mabuye y'agaciro. Ikindi kandi nk'umuyobozi w'umusirikari wafashe igihugu binyuze muri coup d'etat yagombye ko yarafashe n'ibyo byose ku mbaraga, cyane ko ari mu gihugu cye. Yaba yarabikoze gutyo ntawari kumutera amabuye, ariko yishyuye akayabo karenga miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika kugira ngo ibyo birombe byongere mu maboko y'abene gihugu. Imikorere ya Traoré yatangije igisa n'ihindura amatwara mu bihugu bya Afurika, aho twabonye ko ibihugu nka Senegal ndetse na Ivory Coast nabyo byagiye mu mujyi umwe wo kwirukana ndetse no kurimbura ibirindiro by'abanyamahanga bagashaka buhake mu bihugu byabo. Naho Nigeria yatewe utwatsi kandi yamaganira kure ibijyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare yari ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabashimiye, nitwa Don the Great, iyi ni Donne Media TV.